Iyo urose inka irimo irakwirukankana bisobanuye cyane yuko ugeze mu buzima bugoye, bigeze mu bintu bigiye kukurwanya, umenye ko satani ahagurutse ku buzima bwawe. Iyo inka irimo ikwirukankana ishaka kukwica, ukabasha kuyicika itakwishe, bivuze ngo ucitse igitero cya satani washakaga kukugirira nabi. Iyo urose inka iri kukwirukankana, yamara kukwirukankana, wowe wagera ahantu ukabona utangiye kugenda uguruka, ukagendera mu kirere ikagushaka ikakubura. Bivuze ngo Imana iba iri kukuzuza izindi mpano, iri kuguha izindi mbaraga zituma satani uguhiga mu buryo bw'umwuka atongera kukubona, kuko yakurwanyaga akakubona, akagufata. Ariko iyo ufashe uwo mwanya inka iri kukwirukankana cyangwa ikindi kintu kiri kukwirukankana, wowe ukabona ugiye mu birere, utangiye kuguruka, ukajya uzamuka, ukongera ukagera gakeya, ukongera ukagwa hepfo, ukongera ukamanuka ukigenda n'amaguru, ariko ukabona wongeye kugeze iri kukwirukankana. Bivuze ngo mu buryo bw'agakiza cyangwa mu buryo bw'umwuka, satani ari kukwirukankana, arashaka kukugusha, ndetse arashaka kukwica, ariko Imana irashaka kugutwara nk'umuntu wo mu kirere, ntabwo uri uwaho ngaho. Imana iri kuguha imbaraga zo kubasha kumucika. Satani arashaka kugutsinda mu nzira, ariko Imana iri kugucikisha, iri kugenda ikugurutsa. Aho rukomeye ikagucikisha. Abantu benshi bakunze kurota inzozi barimo baraguruka mu buryo bumwe, hari ibintu biri kubirukankana. Yego nibyo. Aho ngaho bivuze ngo satani aba ari kuguhiga hasi no hejuru, mu buryo ko gusubiza inyuma mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubushobozi. Ariko iyo wirukanse ukamucika ukarenga, bivuze ngo imitego ya satani uba ugize ute, uba uyisimbutse. Ariko iyo akwirukankanye akagufata, akakwica ariko ntugire ikintu uba, ugahangana ukarwana, bivuze ngo uri kurwana n'urugamba rw'ubuzima, uri kurwana n'imbaraga z'umwijima. Iyo bimeze gutyo rero, ukwiriye gusenga cyane, ukwiriye guhamagara Imana, Imana ikagushyigikira. Imana irakurwanira icyo gihe, Imana irakuneshereza. Mbese wizeye Imana ko ishobora byose? Mbese wizeye ko Imana ishobora kukurwanirira? Mbese wizeye ko Imana ishobora kukurinda mu nzira zose unyuramo? Imana irabishoboye kandi Imana irabikora mu izina rya Yesu. Nyemerera reka dusenge muri uyu mwanya, n'izindi nzozi uzarota nzagusobanurire, maze Kristo azagendane nawe, maze Kristo azagufashe mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu mwanya turota inzozi tuguruka, ariko satani ntago ashaka ko dukomeza tuguruke tugende hejuru. Hari izindi mbaraga zirushaho kutumanura, zikatumanura, ariko ubasha kuturenza izo ngero. Turakwinginze rero Mwami mwiza, turakwinginze Nyiricyubahiro, ushoho kudushyira mu buntu bwa no mu bwisho bwawe, uwizeye wese azabone ineza yawe. Urakoze, urakarama, kuko Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana irabakunda. Shalom, shalom, ku irembo ry'ijuru.